izina rya munani muri aya mazina 10 naguhitiyemo ushobora guhitamo rimwe wakwita umwana wawe w'umukobwa uzavuka mu mwaka wa 2022 rikaba rigezweho ni iryitwa Peyizire. Peyizire ni izina rifite inkomoko mu rurimi rwo muri Scotland risobanuye church cyangwa se urusengero. Ikaze kuri Isoko 24. Ni muri ya gahunda tubagezaho ibintu 10 runaka. Guhitamo amazina ababyeyi bazita umwana wabo ni ingingo bamwe banaganiraho na mbere yo gutera inda. Hari n'abatangira kubitekerezaho bagiteretana. Ni ingingo y'ingenzi pe. Hari byinshi bigenderwaho rero, ariko hari n'abifashisha internet bakareba amazina akunzwe muri icyo gihe maze bikabafasha guhitamo nabo irishobora kubanogera bakwita umwana wabo. Kubifashisha internet rero ni muze kuri Isoko 24. Nanjye mbafashe muri ayo mahitamo. Kuri wowe uteganya kubyara muri uyu mwaka turimo wa 2022, ngiye kukubwira amazina 10 y'abakobwa n'andi 10 y'abahungu agezweho muri uyu mwaka. Ndakubwira n'icyo asobanura. Ni amazina kandi udasanzwe umenyereye. Nawe wamaze kwita umwana wawe ushobora kumva ikizina wamwise risobanura nimba wari utarakimenya neza. Reka duhere ku mazina 10 y'abakobwa. Izina rya mbere ngiye kukubwira ni iryitwa Amelia. Amelia iri ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini amal, bisobanura work cyangwa se umurimo. Gusa muri iyi nyito bishatse gusobanura fertility cyangwa se uburumbuke. Izina rya kabiri nashatse kukubwira wakwita umwana w'umukobwa muri uyu mwaka wa 2022 rikaba riri mu mazina agezweho muri uwo mwaka ni iryitwa Luna. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikilatini rigasobanura mu cyongereza moon cyangwa se ukwezi. Izina rya gatatu naguhitiyemo kukubwira ni Mia. Izina Mia rikomoka ku rindi ry'igiheburayo ryitwa Miriam, bisobanura mine cyangwa se uwanjye. Izina rya kane ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa uzavuka muri uyu mwaka wa 2022 rikaba rigezweho muri uwo mwaka ni iryitwa Ella. Ella ni izina rikomoka ku rindi ry'ikidage ryitwa Aria, risobanura mu cyongereza all cyangwa se byose. Ubwo urabyumva ko kwita umwana wawe izina Ella ubuvuze ko ari byose kuri wowe. Izina rya gatanu ngiye kukubwira muri kino cyegeranyo ni Gianna. Gianna ni izina riri mu rurimi rw'igiheburayo risobanura ubuntu bw'Imana. Izina rya gatandatu mu mazina 10 ushobora guhitamo rimwe wakwita umwana wawe rikazaba rikunzwe muri uyu mwaka wa 2022 ni izina ryitwa Isla. Isla ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyesipanyol risobanura Iceland cyangwa se ikirwa. Izina rya karindwi ni Stella. Stella ni izina rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rigasobanura inyenyeri. Izina rya munani muri aya mazina 10 naguhitiyemo ushobora guhitamo rimwe wakwita umwana wawe w'umukobwa uzavuka mu mwaka wa 2022 rikaba rigezweho ni iryitwa Peyizire. Peyizire ni izina rifite inkomoko mu rurimi rwo muri Scotland risobanuye church cyangwa se urusengero. Izina rya 9 ni Olivia. Olivia ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini bisobanuye olive cyangwa se olive tree. Iki ni igiti kigaragaza ikimenyetso cy'amahoro n'ubushuti. Izina rya 10 muri aya mazina 10 ku rutonde rw'amazina wakwita umwana w'umukobwa muri uyu mwaka wa 2022 ukaba wizeye ko rizaba rikunzwe ni iryitwa Emma. Emma ni izina ry'icyongereza rifite inkomoko mu ijambo ry'ikidage ryitwa Ermen risobanura whole, ni ukuvuga byose cyangwa se rigasobanura universal. Bisobanuye ko mu gihe wakwita umwana wawe iryo zina ubivuze ko ari isi yawe yose kuri wowe, nta kindi kimuruta kuri iyi si ya rurema. Ayo rero niyo mazina y'abakobwa 10 ushobora guhitamo rimwe muri uyu mwaka wa 2022
ukaba wizeye ko umwana wawe uzaryita rimwe muri yo rizaba rikunzwe muri uwo mwaka. Ni n'amazina kandi akomeza gukundwa no mu yindi myaka. Reka turebe no ku mazina 10 y'abahungu. Iryo duhereyeho ni iryitwa Liam. Liam ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage risobanura guardian, cyangwa se umuntu urinda abandi, cyangwa se urinda ibintu by'abandi. Izina rya kabiri tugiye kureba ku mazina y'abahungu 10 ni iryitwa Levi. Levi abasoma Bibiliya murarizi mu gitabo cy'Itangiriro, ni umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Iri zina riri mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba rishatse gusobanura nk'umuhuza. Izina rya gatatu mu mazina 10 rero twaguhitemo wakwita umwana w'umuhungu uzavuka muri uyu mwaka wa 2022 ni Ethan. Ethan rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, risobanura umunyembaraga, rishobora no gusobanura umurame, ni ukuvuga umuntu ubaho igihe kirekire. Izina rya kane ni Jaden. Iri zina Jaden rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo, risobanura ushima. Izina rya gatanu muri aya mazina rero ni Josiah. Josiah ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura umuriro w'Uwiteka. Izina rya gatandatu mu mazina 10 wakwita umwana w'umuhungu muri uyu mwaka wa 2022 ni izina Asha. Asha ni izina rikomoka mu Giheburayo, risobanura umunezero. Izina rya karindwi ni Aiden. Aiden iri ni izina risobanura umuriro. Izina rya 8 muri ayo mazina 10 twaguhitiyemo kuri uyu munsi ni Owen. Owen ni izina risobanura ikirangirire, cyangwa se uwavutse neza, rikanasobanura indwanyi ikiri nto. Muri aya mazina 10 rero wakwita umwana w'umuhungu uzavuka mu mwaka wa 2022 rikaba rigezweho. Irindi twaguhitemo rya 9 ni Maverick. Maverick rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza, rigasobanura umuntu ufite ubwigenge mu mitekerereze. Izina rya 10 mu mazina y'abahungu twaguhitemo kuri uyu munsi ushobora kwita umwana wawe uzavuka mu mwaka wa 2022, no kuvuga uyu mwaka turimo, ni izina Wyatt. Wyatt ni izina ritamenyerewe naryo, rikomoka mu rurimi rw'Icyongereza, risobanura umunyembaraga ku rugamba. Ngayo rero amazina 10 twaguhitemo ushobora kwita umwana w'umuhungu uzavuka mu mwaka wa 2022, no kuvuga muri uyu mwaka, ukaba wizeye ko rizaba riri mu mazina yakunzwe muri uyu mwaka. Ndagushimiye rero. Gahunda yo kukugezaho ibintu 10 runaka yo irakomeje kuri Isoko 24.